sote kwa ujumla kupata yeye kuonekana hapa kichwa hai ya thamani sana katika Mungu ametenda hilo. Amen. Amen. Tumerudi mara tena mbele ya Bwana Mungu tuongeze kusikia maelekezo Mungu anahitaji uko yaminsi ushaka kwegera kusakaribia ukirengagiza guteranira hamwe ushisahaulishe kukusanyika pamoja kama vile wengine wanafanya. Twebwe rero ntabwo twabyirengagije, burya twaje kuko ijambo ry'Uwiteka Imana rivuga. Imana yacu icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Reka duhaguruke dusome amagambo y'Uwiteka Imana. Turacyari hahandi ahantu turajya kure Kabagimara badusomera handi mu itangiriro handi mu gice cya 35 sura 25 ahereye ari ku murongo 9 umurongo 10 nanjye ndabanza nsome hano gatoya mu Bakorinto ba mbere ibice 11 umurongo 3 turasoma kwa jina la Yesu Kristo. Ariko twakwisuzuma twagirwaho n'urubanza, nyamara iyo duciriwe urubanza n'umwami wacu duhanirwa nawe kugira ngo tutazacirwaho iteka hamwe n'ab'isi. Amen. Imana yongera kubonekera ko agarutse avuye ipandanara imuha umugisha. Imana iramubwira iti witwa Yakobo, muzitwa Yakobo ukundi, ahubwo Isirayeli iryo zina rizaba izina ryawe. Amen. Data twese mu ijuru turagushimira, turaguhimbaje n'iki gitondo duhaye ubibambe n'imbabazi zawe tugiriye, izina ryawe n'icyubahiro. Hari benshi babyifuje batabibashije kuba ubidushoboye tukaba tugeze imbere yawe, urakoze, izina ryawe rihimbazwe. Emera rero muri amagambo asomwe udukuremo ibyo kuba byacu by'uyu munsi, maze data uzwe uganize imitima yacu, he kugira n'umwe waje imbere yawe utanga ubusa, ubwo buri wese uhigerero rye rimukwiriye. Kuko avuze ati uvuga n'abumva bose basangire, nugendera abandi natwe ntudusibe. Uze udukure mu kirere cy'umubiri utuye mu kirere cy'umwuka, ko tubikwambaje mu izina rya Yesu Kristo. Tubashe kwicara. Imana yacu ihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Turacyari kuri rya jambo ryacu ni ukuvuga ngo imibereho y'umuntu ahuye n'Imana. Iyo mibereho y'umuntu wahuye n'Imana, iyo wahuye n'Imana imibereho yawe irahinduka. Iyo wahuye n'Imana imivugire yawe irahinduka, imigendere igahinduka, imyitwarire igahinduka. Kubera iki? Kuko wahuye n'Imana. Kuko yahuye n'Imana by'ukuri, ntabwo igusiga ukiri iwawe. Nicyo cyatumye Imana yabwiye Yakobo, iramubaza hariya witwa Yakobo? Na Yakobo ati ndi Yakobo. Ndiwe. Kubera iki Yakobo risobanurwa uburiganya. Burya uracyari Yakobo, ndi Yakobo. Ni Imana yamubwira ati rero umva burya kumbwira, ntabwo uzongera kwitwa Yakobo ukundi, ahubwo witwa Isirayeli, niryo rizaba izina ryawe.
naho bwa Yakobo bwose bugukuyeho witwa Isirayeli. Amen. Icyo cyatumye hariya mweta ejadugade nuko Esau aravuga umva Yakobo ni Yakobo koko izina niryo izina umva niryo muntu burya uri Yakobo burya uri indyarya burya uri umuriganya burya umva uri Yakobo izina niryo muntu. Kubera iki yari amwitegereje warandiganije ubwa mbere umbesheje umutsima unguyeho ubukuru bwayo none urongera urancuta ubwa kabiri unguyeho ubukuru burundu n'umugisha wose urawutwaye. Izina niryo muntu. Hari igihe ureba imyitwarire y'umuntu n'inyifato ye wamwitegereza ukavuga ati uyu umva uyu umva kumuka umva ni wa wundi uko yari ari ntajya ahinduka bitewe n'iki n'imyitwarire. Ariko isaha irageze kugira ngo abana b'Imana duhindurirwe amazina yose y'amazina batwitaga aveho duhindurirwe amazina twitwa amazina meza tuba abana b'Imana. Hanati ariko twakwisuzuma ntitwagibwaho n'urubanza. Niba ubasha kwisuzuma nta kintu cyo gusuzuma kindi, suzuma imibereho yawe. Ese koko imibereho yanjye yahuye n'Imana? Ese koko imyifatire yanjye yahuye n'Imana? Imivugire yanjye yahuye n'Imana? Isuzume. Ariko twakwisuzuma ntitwagibwaho n'urubanza. Ariko duciriwe urubanza, iyo duciriwe urubanza n'Uwiteka Imana iturira kuzacirwaho iteka hamwe n'ab'isi. Suzuma imibereho yawe, imigendere yawe. Ese koko imivugire yanjye ijyanye n'ijambo? Ese imyitwarire yanjye ijyanye n'ijambo? Ese imigendere yanjye ijyanye n'ijambo? Ibyo nkora bijyanye n'ijambo? Ese koko imibereho yanjye yahuye n'Imana? Ese imibereho yanjye igaragaza ko ndi umukristo cyangwa imibereho yanjye yerekana ko nsa n'abandi? Nicyo gito abana b'Imana hagomba kubamo itandukaniro. Bagomba kugira itandukaniro. Abana b'Imana bakwiye kugira imyifatire itandukanye n'iy'abandi. Amen. Kubera iki? Niyo mutambutse bakaba bati bariya kubera icyo avuze ngo bariya ni ukubera ko mwebwe mufite imyitwarire itandukanye n'iy'abandi. Icyo gituma Imana yavuze ati bariya ni ubwoko butura ukwabwo. Amen. Ngo nitegeye ubwo bwoko nsanga ari ubwoko butura ukwabwo butandukanye n'andi mahanga kandi buzabarwa mu mahanga. Abana b'Imana batandukanye n'abandi, batandukanye n'abandi, yaba mu mivugire, yaba mu myitwarire, yaba aho bagenda. Wababona ukavuga ati aba ntabwo ari babandi. Ariko muri kubyumva neza. Kubera iki? Imana idushaka dukwiriye kugira itandukaniro n'andi mahanga. Amen. Oya yumve neza. Yosefu abonye bene wabo bageze mu gihugu cy'Egiputa arababwira niba babaza umwuga wanyu n'umuki mujye muvuga ko muri abashumba kugira ngo babacire i Gosheni, babajyane i Gosheni, kuba ahantu hanyu, mwe kwivanga n'andi mahanga, mutandukane nayo. Niba babona babone ko muri ubwoko butura ukwabo, ibajyana i Gosheni. Bageze i Gosheni aho ngaho hari umurimo wo kwambarizaho, babona uburyo kwambaza Imana, babona uburyo gusabana n'Imana. Ariko icyatumye Yosefu yababwiye gutyo kwari kugira ngo abatandukanye n'abandi. Imico y'abandi be tuzayandura. Dufite imico twandura hano hanze, tukifata nk'abandi, tukagenda nk'abandi. Ariko ibyo byose, iyo mico twandura ntabwo ari iy'abantu bahuye n'Imana. Abahuye n'Uwiteka Imana baba bafite imico itandukanye n'iy'abandi. Amen. Imibereho y'umuntu wahuye n'Imana. Yakobo akimara kubyumva
aravuga ati burya mukuru wanjye yaravuze ati izina ni ryo muntu, none nsubiyeyo nkiri Yakobo, nsubiyeyo imibereho y'ubuyakobo ariyo ngituyemo, none ngomba gushaka Imana ikangiza ibu Yakobo. Amen. Nariganije Esawu, ngeze kwa marume nawe ndamuriganya, ibyo byose ndabiriganya, nkoresha uburyarya kugira ngo muriganye ibyo. None nsubiye iwacu, ariko ngarutse nkiri Yakobo, ariko none ikingomba ni ukugira ute, ngomba gushaka amaso y'Imana. Aza gushaka amaso y'Imana, agihura n'Uwiteka Imana aramufata. Wandekura sinakure, wandekura sinakurekura, kurekure nkiri Yakobo. Iyo ndi kujya mukuru wanjye arantegereje, ningenda nkiri Yakobo arandima. Arangije aravuga ati ubundi witwa ko nitwa Yakobo. Uracyari Yakobo? Yakobo. Ingorane ya none ushaka kugaragaza uwuriwe. Amen. Niba ndi nyirarwango, sinshaka kugira ngo batamenya ko ndi nyirarwango, ahubwo nshaka kwerekana ngo ndi nyirarukundo. Vuga izina ryawe, vuga uriwe, kugira ngo Uwiteka Imana amuhindurire. Amen. Niba ushaka guhindurirwa izina, vuga uriwe. Niba uri umunyeshyari, vuga ko uri umunyeshyari, kugira ngo Uwiteka Imana amuhindurire. Ariko nukomeza uvuga ati njyewe nta kibazo da, yewe nkunda n'abafurere bose, abasore ndabakunda, kandi uzi neza mu mutima wawe ko ari umuhamya yuko uri nyirarwango, vuga uriwe. Werekane ko imibereho yawe niba yarahuye n'Imana cyangwa niba yarahuye n'abafurere. Niba yarahuye n'abafurere, uzatahana ubufurere gusa. Amen. Twe kuza hano twambaye neza, twakurikiye amakoti n'amakaruvate, ntabwo aribyo bizatujyana mu ijuru. Ikizatujyana mu ijuru ni ugukiranukira Uwiteka Imana byonyine. Gusokoza kwawe ntacyo byakumarira, guterana, gusenga cyane, kuririmba cyane, icyo Imana igushakaho, umukoro igushakaho n'umwe ni ukwikiranukira, ukerekana ko imibereho yawe yahuye n'Uwiteka Imana. Amen. Oya reba neza, Yakobo akimara kuva imbere y'Imana ati rero burya ari izina, ndagera iriya ntakitwa Yakobo, ndagera ya migendere yarahindutse, ntari bumenye. Witwa ndemwa, witwa Isiraheli, warahindutse n'imigendere, usigaye ucumbagira ingo, kugucumbagira. Burya ya migendere yanjye ya kera yerekanaga yuko ndi uw'isi, ariko none mfite imigendere y'abana b'Imana. Uyu munsi wa none imyambare yanjye yarahindutse. Kubera iki? Kubera ko imibereho yanjye yahuye n'Imana. Amen. Ariko nugenda kwakunda, ikizagutandukana n'abandi ni iki? Niba uri muri kampani, erekana ko uri umwana w'Imana. Niba uri aho uri hose, waba uri mu muhanda, ugaragaza ko uri umwana w'Imana. Amen. Oya byumve neza. Babwiye uramba ati genda uvume burambo. Arazamuka umusozi ahabareba, ubavume umva, kubera ko ari ubwoko bw'Imana. Nitegeye ubwo bwoko ni hejuru y'ibitare, nsanga ni ubwoko butavunika, butura ukwabwo, butazabarwa mu mahanga. Ko ndaguha n'amadolari, ariko ukabuvuma. Umva, ubuvuma nawe ndavume. Abana b'Imana bafite protection itandukanye, bafite uburinzi urinzwe uva mu ijuru. Amen. Iyo mibereho rero ugomba kugaragaza yuko uri umwana w'Imana, uri umukobwa, ukagaragaza ko uri umukobwa w'Imana. Nicyo cyatumye Rusi na Orpa barakomeje, baragiye
mwasubiye yumwa k'ibintu mutazabishobora tuzihangana tugende baragiye bageze imbere ho gatoya orupati jewe bino sinzabishobora ibyo mu gifurere byo guhora ibisatsi bishokoje ntabwo nzabishobora byo guhora twambaye ibikondora hasi nge ntabwo nzabishobora ahubwo mabukwe bayi mbe nisubiriye ariko Rusi aravuga ati njyewe ntabwo naje nje gushaka umugabo ariko yaba hari yaba adahari nzakomeza nicyo gituma agakiza naka umuntu ku giti cye. Amen. Umugabo azagwa umugore akomeze, umugore nagwa umugabo akomeze. Ntabyo kuvuga ati nakurikiye papa, nakurikiye mama, nakurikiye umugabo. Oya, nukurikiye umugabo nagwa nawe uzagwa. Ariko abakurikiye Yesu Kristo abo bonyine bazakomeza urugendo. Oya, byumve neza. Yesu abwira intumwa ze ati uyu munsi wa none murarya umubiri wanjye munywe n'amaraso yanjye. Uyu munsi wa none niyo predikasiyo. Umva, muranywa amaraso yanjye murye n'inyama zanjye. Kurya inyama z'umuntu tunywe n'amaraso y'umuntu. Umva, uyu munsi niyo predikasiyo. Jo mahubiri. Ongerero Mimi sasa mubarya muntu usindi wanaokula mtu aliko ndani. Umva, parole yanyu Neno leo mbaye ngiye ninaenda babatangiye kwiyufura bagenda umwe moja Yesu aceceka. Yesu akanyamaza hamaze akanya yari ashaka kureba abafite imibereho yahuye n'Imana. Amen. Arangiye abaza mwebwe ko musigajwe n'iki? sababu gani mnabakia hapa? Petero ati watinze twereke duhere aho turahera turya nihe turere niba ari ku giti tubwire, niba ari umutwe tubwire. None se namwe ni kugenda twakuveho tukajyayo hari ufite amagambo y'ubugingo. Nta handi tuzajya muri iri jambo niho iwacu. Nipamba nta handi dufite ubuturo uretse mu ijambo ry'Uwiteka Imana. Niyo cyatumye Petero avuga ati ntabwo twakuvaho ahubwo tubwira aho turahera. Niba ari ukukurya turi tayari no kukurya. Kubera iki? Abafite imibereho yahuye n'Imana, yaba bikomeye bazabibamo, yaba byoroshye bazabikuramo. Kubera iki? Imbere ku ijambo ry'Uwiteka Imana ko byaba bisa kose barihagararamo kigabo. Amen. Batitaye ku bigeragezo, batitaye kuba ngo ni mu bukene. Haba mu bukene tuzakomeza, haba dukize tuzakomeza. Ni ijambo ry'Uwiteka Imana icyo turi guharanira ubutaha Kanani. Amen. Abafite imibereho yahuye n'Imana ntabwo bita ku bukene, ntabwo bareba ngo habaye ibinini, ngo habaye intambara. Oya, twebwe icyo twahamagariwe ni ugutumbira i Kanani. Dufite uwaduhamagaye, uwo mwoje madari ari imbere. Amen. Ni uturwanirira, ntabwo twitaye. Nicyo cyatumye bageze ku nyanja itukura. Bahageze kari ni uwo pastor wacu. None kureba hari abimeze mubyihorere mubireke bariya muri kureba ntabwo muzongera kubabona. Mwebwe mukomeze urugendo. None ziriya nyanja mukomeze tukugenda turagenda barakomeje. None inyanja mukomeze sawa tugende tuweho tuba tugiye muri imbere yacu turagiye bageze imbere ku nyanja. None Mana biragenda bite? None ufite iki? Una nini? Sijyaje kondisa na zile fimbo tu chiri yanarangiza gitabo. Nilikuwa nachunga nazo kondoo. None nyine sasa hari kintu ufite nani icyo cyari byajambo harindi nani byarindi wizeye nani iryo atikubita hejuru y'amazi agikubitaho inzira ibirabonetse. Tunaona sasa kitukomeze rero bageze hakurya umva hari inzira ifite ba nyirayo
nyirayo, bifite ba nyirabyo. Abatari ba nyirabyo uzabyishoramo bizabananira. Utari nyirabyo uzabijyamo bikunanira. Natwe tugenda iyi nzira uko yaciwe urayizi, urabizi. Natwe tugende ari musunika amagare mwata amamodoka babarinjiye, mwinjiye muzi ngo mugiye kwana. Iyi nzira muzi yakiriwe bantu. Umva, iyi nzira ifite abayihamagariwe, abo bayitoranirijwe nta n'umwe azanayigendamo. Amen. Bishoyemo abandi barambuka, abandi baheramo. Kubera iki? Dufite ba nyirabyo. Nibyo tuzajya kubona uwo n'umuntu abijemo nageramo. Wewe nyicyakora amateka y'umuntu frere ntabwo nabishobora. Ntabwo nabishobora. Siwezi kabisa. Nyine ntiwabishobora. Utarabihamagariwe. Ntabwo wabishobora. Kubera iki? Dufite ba nyirabyo. Amen. Imibereho yahuye n'Imana. Uwo nguwo afite iyo mibereho. Nicyo cyatumye Musa avuga ati naba mfite umugabo naba ntamufite nzakomeza urugendo. Abwira Nyiramukwete munyingingire kugusiga no gusubirayo, aho mva nkubwire Imana yawe niyo za Mana yawe. Aho uzagwa niho nzagwa bahankana. Wamara amajibye namara. N'uwo muntu avuye mu ntebe akaza agapfukama hano akavuga ati ndashaka kubatizwa, bisaka wewe wumvise umuhamagaro atari umupfa kuza bila kufikia kiholela. Ubwo Didasi yabatijwe, Didasi alibatizwa, nanjye ndabatizwa. nami nitabatizwa. Wahamagawe, Ulitwa basi, wahamagawe, ulitwa uretse ko nawe ngo sinzi cyane. Icyo cyo cyatumye igihe Uwiteka Imana ahamagaye Aburahamu, Loti nawe aromeka. naye akamufuata. Kugiye wowe ugiye none kari data wacu Baba wangu niso wanyu none ibyo agiyemo uzabishobora. Biriya ari amategeko y'abuzaje nanjye nzagerageza, ariko nanjye ndamukunda, ntabwo nabura kuya mu idini ryabo. Nuza mu idini ry'imiryango uzananirwa mu nzu. Idini ry'umuryango ni iry'Abadive. Sehemu ya majamaa ni ya Waadventiste. Abadive. Waadventiste. Idini ry'Abadive. Sehemu ya Waadventiste ni irya mubyara wanjye na ba marume na ba shangazi barahiruka. Nawaambia kweli, ntuzajye mu idini y'abamuyomba, ntuzajye mu idini y'abashangazi, kuko bashangazi barisengeramo nanjye nzarisengeremo. Oya, jya uhamagawe, udakurikiye Oliva, udakurikiye Kabagema, udakurikiye John, jya uhamagawe n'Uwiteka Imana. Ariko nuzi ukurikiye umuryango, ubwo ngo papa ari chef de chorale, natwe ngo nk'abahungu be natwe uzabajya mu idini. Nimuza mukurikiye Yesu muzananirwa. Amen. Ariko bahaguruka batitaye, kuko uwabahamagaye niwe ubaha imbaraga. Amen. Uyabyumve neza. Y'umukobwa agiye gushingira, birasaba kugira ngo ubuzima bwe n'ubw'umugabo we mufunze hamwe, atitaye. Yaba umukene tuzabana. Aburi kubyumva neza. Yaba umukene tuzabana, yaba akize tuzabana, uko azaba ameze kose tuzabana aho ngaho. Kubera iki? Kubera ko hari ikiri kumukurura. Ariko
uyu munsi wa none ingo nyinshi ziri gusenyuka kubera ko bagiye guhaguruka no kujya kubaka badafite umuhamagaro. Ariko Imana idufasha muri runo rugendo, Imana iduha imbaraga zo gutumbira amasezerano. Umanza umenye neza yuko imibereho yawe yahuye n'Uwiteka Imana. Amen. Ariko twakwisuzuma ntitwagirwaho n'urubanza. Suzuma imibereho yawe, imivugire yawe, imyitwarire yawe, ubirebe neza. Ese ko imibereho yanjye uhuye n'ijambo? Imivugire yanjye uhuye n'ijambo? Imyitwarire yanjye uhuye n'ijambo? Usuzume, uyisuzume. Kwisuzuma ni gute? Kwisuzuma ni igihe wicara nawe ukisubiramo, ugatekereza, Sasa iyo ndi kuvuga masemi yangu, ese imivugire yawe irakwiriye? Ese imigendere yanjye irakwiriye? Ese ko ndirimba ibyo ndirimba bisa n'ijambo? Ese ko mbwiriza ibyo mbwiriza bisa nabyo? Ugasuzuma, ese kuririmba kwanjye ibyo ndirimba bisa nabyo? Ese koko by'ukuri ko ndiyakona ibyo ndiyakona bindimo cyangwa n'ugupfa kugenda? Imana idufashe igihe imibereho isa n'ijambo. Abakorinto ba kabiri 13:5 13:5 haravuze ati, ngaho nimwisuzume ubwanyu mumenye yuko mukiri mu byo twizera. Muri kubyumva neza? Mwumve amagambo. Ngaho nimwisuzume ubwanyu mumenye yuko mukiri mu byo twizera, kandi mwigerageze. Ngaho nimwisuzume. Shaka ngo isuzume, urebe niba ukiri mu byo twizera. Ese ibyo twizera nibyo uhagazemo? Ese uko urebye imibereho yawe, ibyo ukora ni ibyo twizera? Ese kumbuka niba mbwiriza, ese ibyo mbwiriza, ese mbwiriza iyo twizera? Buri wese akwiye gusuzuma iki imibereho ye. Niba ndi umubwiriza, maze nsuzume ngo ese imibereho yanjye isa n'ijambo? Niba ndirimba, ese ko ndirimba imibereho yanjye isa n'ijambo? Ese imyitwarire yanjye isa n'ijambo? Isuzume. Mbese ntimwimenye kandi ntimuzi yuko Yesu Kristo ari muri twe, ari muri mwe, keretse ahari mubaye abagabo? Nimwisuzume murebe niba by'ukuri koko muri iryo jambo, murebe niba koko muri mu byo twizera, kugira ngo mutazacirwaho urubanza hamwe n'abandi. Ariko turi kuri ijambo ngo imibereho y'umuntu wahuye n'Imana. Kubera ko Pawulo akimara guhura na Yesu Kristo, imibereho ye irahinduka. Uwari umwicanyi aba ahindutse umubwiriza butumwa, uwari umujura biba birahinduka. Kubera iki? Yahuye n'Imana. Ntabwo wahura n'Imana ngo ugende uko waje. Oya, yahuye n'Imana byanga bikunze ibintu birahinduka. Waba uri wavuga ati njyewe, ugatangira imibereho igahinduka. Amen. Venose kutakiri wa wundi wa kera, kutakiri Rwanda nka kera. Oya, hari uwo nahuye nawe. Amen. Kabati
Oliva uzi ukuntu Oliva kera nari ukura oya harubona huye nawe yakuye mu bya bindi ambindura umushya amana imigendere mishya n'imivugire mishasha. Amen. Arahiye. Amen. Imibereho y'umuntu wahuye n'Imana, iyo mibereho kugira ngo tuhabwe umwuka wera irakenewe, kugira ngo tubone imbaraga iyo mibereho irakenewe, ugaragaze neza yuko wahuye n'Imana. Tarahuye n'idini ko niba warahuye n'abafurere, duhura n'abafurere gusa, abafurere gusa ntabwo uzigera ukiza. Disi ngo ni idini y'abafurere, iyi ngo uzacyura idini y'abafurere, uzabakunda ko basokoza neza, kunda ko bagira gahunda. Hari aho njya mu makuru bakavuga ati mwumva ngo cyakora ngo ikintu abafurere tubakundira ngo mugira gahunda, ngo ibirori byanyu muba mwabipanze neza, ngo biba biri ku murongo. Uzakunda abafurere ukunda imyitwarire yabo, nuko basokoza, nuko bagira gahunda, ucyura ibyo. Ariko gira imibereho yahuye n'Imana, ubakunde kandi nawe bikurimo. Amen. Imana idushaka. Nicyo cyatumye ubwo Elisa yageze kuri wa mugore atamutse ati mwazi wanjye, arabakira abatekera, amaze kubagaburira sasa huyu mtu tumfanyie nini? Bamuha umwana, Akampa mtoto, bamuhaye umwana. Igihe umwana yarwaye ntabwo yavuze ngo njye kureba umugabo, yarazi aho yamukuye. Jya umenya uwaguhamagaye, niba ari ufite n'ingorane mbwira wa wamuhamagaye, kubera ko uwo niwe mwishingizi wawe, niba gutangije urugendo nta niwe uzana rusoza. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu.